Yes, Code la bati twongeye kubasuhuza abasaza umeze mute umeze neza abasaza hamaze gushya cyane. Nje nitwa Confiance tuje kubagezaho zimwe mu nkuru ziri gutwika cyane. Code la bati tumaze gukunda umuntu kutwereka urukundo bana we nimwabyumva. Turabashimira tubabwira ngo mukomeze mudukurikirane umunsi ku munsi tubafite stories ntago muzijya mubura showbiz twarabyiyemeje. Nta kintu tuje kukubwira, tuje kubabwira muri bimwe muri kuvuga ku byamamare bigiye bitandukanye byano mu Rwanda. Amakupure yagiye atandukanye akomeje kugaragaza ko bari mu rukundo bari mu rukundo kandi biri seriye ku rwego utabasha kwiyumvisha. Ahubwo turakubwira ko uwitwa knowless we na clement ubu tuvugana akaba ari mu gihugu cya Portugal. Muri Portugal nyuma yaho bari banje kujya muri Belgique ara ku mugabane w'Uburayi kabisa. Bari bagiye kwijoyinga. Turi muri summertime ufite kwibaza tusiye wakwinjoyinga ute? Utembere kabisa, turi muri summertime. Ufite mushari wawe, ufite mukunzi wawe, ni igihe cyiza cy'uko mwasohoka mukajya hanze, mukajya out, mukareba kuntu ibintu bigiye byifashe. Kwa ikintu cyiza cyane nkuko abastari bari kugenda babikora cyane. Mu minsi basanzwe dusanga tuzi ko uwitwa clement ni umuntu udakunda kujya mu bintu cyane byo kwigaragaza, ni umuntu udakunda kujya ibintu byo twitaye no gutwika n'iki. Ariko kuri ngubu we ubwe yafashe initiative yo kubango reka bahaguruke bafata indege baje muri vacances. We n'umudamu we Knowless abutera famille y'abastari. Icyo twakubwira cyo Knowless nk'umustari nk'umukobwa tuvuga ko ahedinze abandi, ayoboye abandi ku myaka irenga 10, akora umuziki kandi ukora neza, arazwi cyane. Ni famille y'abastari bagiye bakomeye cyane. Twavuga kuri Knowless gusa, twanakubwira ko kuri clement, Ishimwe clement cyitwa production kabisa, producteur mwiza umaze imyaka myinshi kabisa kurira mu nzu ya Kina Music. Abangaba bombi batuye hariya mu karere ka Bugesera hari Nyamata. Uyu mujyi guturamo abastari benshi kuko na platina hujije inzu. Gusa icyo twababwira cyo nuko bagaragaye ku mafoto basohotse aho bari muri Portugal, bari ku mazi kabisa bameze neza. Akaba ari ibintu bigiye bishimishe abandi bastari. Ati wafata sheri wawe girlfriend or boyfriend mukajya out, ubwo witwa butera Knowless yabwira Ishimwe clement ati take me anyway. Ngati kabisa njyana aho ushaka kabisa, ndi wawe ntawe ndwanira nawe rwose ndahari. Mwege muri ko buri cyo basaza. Ntabwo ari Ishimwe clement gusa cyangwa na butera Knowless bonyine bagaragaje ko bari kwinjoying ino summertime. Twakubwira ko n'uwitwa Ishimwe naomi uryoshye cyane kabisa mu rukundo rugurumana hamwe n'umusore wo muri Ethiopia bamwita Mike Tesfaye. Uyu musore akaba kabisa akomeje kugenda kumvika uyu mukobwa utarakunze kuvugwa ku makupure menshi cyane mu isi yashize. Wajya kumwitira ariko ntabwo twava uko byari ibyanyabyo kuko twabifata nk'ibyari by'agatwiko. Wajya kwitira kari boyfriend ariko mu by'ukuri atari byo. Ishimwe nawe akaba byaragaragaye ariko ni umusore muri Kigali Arena ubwo bari bagiye kwitabira umukino wa basket. Umukino na His Excellency yarebye uko ari umusore bari kumwe muri Miss bari mu rukundo rwaka. Uyu Mike Tesfaye akaba ari umusore turuka mu gihugu cya Ethiopia, maze iminsi myinshi agaragara cyane ku mafoto, bigaragara ko ari mu rukundo. N'uyu nguyu Ishimwe naomi ibintu byiza cyane. Twagatekereza ati byaba ari byiza cyane iyi couple ibashe kuba yagira projet ihamye bakabona twereka ibirori. Ntako byaba bisa n'ukuri.
icyo twakubwira kuri Ishimwe Naomi akaba nyuma yo kuba yarabaye Miss Rwanda 2020. Ishimwe Naomi akaba afite inzu y'imideli yitwa Zori. Iyi nzu y'imideli First Lady cyangwa Madamu wa Repubulika Jeannette Kagame akaba yarayisuye akagenda amumurikira amwe mu makanzu cyangwa se imwe mu myenda bakorera muri iyi nzu ya Zori. Akaba ari ikintu cyiza cyane gishimishije, bimwe byerekana initiative y'abakobwa bakiri bato ku myaka 20-21 bafite proje nk'izi ngizi, ndetse n'abayobozi abanyacyubahiro bagenda babashimira cyane, bamaze kugaragara ko bamaze kubasha kwihangira imirimo. Akaba ari ibintu byiza cyane. Icyo twakubwira kuri uyu mukunzi wa Ishimwe Naomi Mike Tesfaye, uyu musore nakaba yarabashije kumurika proje ye mu nama yacaga muherutse kuba ubwo yerekaga Prince Charles cyangwa igikomangoma cy'Ubwongereza, igikomangoma Charles. Uyu nguyu akaba ari umwe mu banyacyubahiro bitabiriye inama yacaga mu 2022 yabaga iberaga hanga mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi. Uyu musore akaba yarabashije kugaragaza umushinga we, bigaragara ko ari umusore w'umuhanga cyane wize kandi muri za kaminuza zikomeye zariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Seye gusa twitwukure ikindi twagenda tubabwira ikindi kandi hagaragaye kandi mu minsi yashize tubabwira amakupure yabashe kwinjoyinga sometime uwitwa Agiye Byiringiro. Uyu nguyu akaba ari umwataka w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse unakina ikipe ya APRFC wagaragaye yasohokanye madamu we, ndetse unatwite bitegura ko bakwibaruka umwana wabo w'imfura, nabo bari bagaragaye bagiye kwinjoyinga. Muri rusange twakubwira ko sometime iryoshye ku byamaro byo mu Rwanda, amakupure n'ibicika. Twakubwiye kuri Ishimwe Clement ndetse na knowless, tukubwira kuri Mike Tesfaye ndetse na Ishimwe Naomi nabo bari mu rukundo rwose rushyushye ruryoshye. Abangabo twanakwifuza ko ibintu byagira urwego ruho rukajya no ku rundi, ntibizarangire gutyo gusa. Ari ikintu cyiza cyane kwishimira kuri no couple u Rwanda na Ethiopia rukomeje kugenda rugirana umubano ukomeye nyuma ya Mimi ndetse na Meddy, nabagiye kubakurikira. Gusa kandi tunakubwiye kuri Agiye Byiringiro we n'umukunzi we bari basohotse bakomeje kwinjoyinga sometime. Tukubwira ngo nawe wahe kwinjoyinga. This is called the bati, nitwa Confiance, stay touch.